Yes. Mu gitondo cya kare ku munsi w'ejo washize ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye urufaya rw'amavideo n'amashusho by'uwitwa Turahirwa Moses wamenyekanye cyane ku bwa brand ye ikomeye y'imyenda ya Motions ndetse nawe rimwe na rimwe agatazirwa Motions. Ibintu byatunguye abantu benshi mu buryo bukomeye ndetse bamwe na bamwe rwose n'aka kanya ntago barimo kubyumva neza. Nuko mubizi muri aka kanya ndetse na mbere yuko ibi byose bijya hanze uwo bita Moses yarimo kubarizwa mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ababashije kureba ari amashusho babonye ko Moses abaryamanye n'abasore babiri b'abazungu bari mu buriri bumwe. Ibi ngibi mu ndimi z'amahanga bikaba bizwi nka threesome, aho abantu batatu bahunda mu mibonano mpuzabitsina bayikorana hagati yabo, yewe dore niyo baba bahuje ibitsina. Nyuma yo gukora iperereza ricukumbuye bucece twaje gusanga Moses yarari kumwe mu buriri n'uwo bita Ricardo Variani. Twitegereje neza twaje gusanga uyu Variani Ricardo ari umukinnyi w'imibonano mpuzabitsina bigize umwuga cyangwa se abo bita aba porn star, ndetse n'ikimenyimenyi akaba afite urubuga rwa OnlyFans. Kubatazi OnlyFans ni urubuga abakinnyi ba filime z'imibonano mpuzabitsina bashyiraho amashusho yabo cyangwa se amavideo yabo, ubundi bo bakishyurwa n'abantu bashaka kureba ibyo bihangano byabo cyangwa se izo video zabo. Ngira ngo nkuko mubibana kugira ngo urebe amavideo ya Ricardo cyangwa se amashusho ye ku rubuga rwe wishyura $9.9 ku kwezi. Nyuma yo kuvumbura yuko uyu Ricardo afite OnlyFans agurishiriza amashusho, nahise nkeka ko Moses nawe yabaye involved muri ibi byose mu rwego rwo kugira ngo hafatwe amashusho azakirwa kuri uru rubuga. Ati gute? Witegereje neza ubwo ndabwira abarebye kariya ka video. Witegereje ya video ya Moses yagiye hanze ukavana kari agace kabanza arimo kubyina Versace on the floor. Ibindi bice byose na hamwe Moses agaragara. Ikintu kigaragara ni umubiri we ariko umutwe we cyangwa se ye na hamwe igaragara. Bisobanuye ko rero ari amashusho yafashwe kuri gahunda ko yagombaga kujya ku rubuga rwa OnlyFans, ubundi abashaka ko yareba bakishyura, ariko isura ya Moses ntabwo ari kuzigira igaragara. Aha rero niho itazamukiramo ikibazo gikomeye cyane. Niba kuko ari amashusho atagombaga kujya hanze ndetse video yari kujya kuri OnlyFans, isura ya Moses itari kugaragara, ibindi bice bwone bikagaragara nk'isura yo bakayihisha. Iyi video byaje kurangira gutegeze kuri Snapchat ya Moses. Cyane yewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe ndacyari wa muji w'Abanyarwanda, ni Mr Mike Next Dream, ni Boss T, ni Mr Habo, I'm the reason why JC on Mike. Hanyuma rero inkuru nje kubabwira nyine kuko mwakomeje kuyumva abandi bagiye bayibona hirya no hino ku bice bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi ziri kugenda zitrendinga. Ni umugabo ukuriye inzu y'imideri cyangwa se inzu imurika imideri nyine cyangwa se ku bijyanye na fashion izwi nka Motion. Uyu mugabo rero witwa Turahirwa Moses akaba ari uri kugenda ugarukwaho hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi. Ijambo ni Turahirwa rero Turahirwa uyu nguyu akaba ari umukire uhagarariye inzu itunganya nyine ibijyanye n'imideri uzwi nka Turahirwa Moses rero ubwo yagiye mu gihugu cy'Ubutaliyani haje gusakara amashusho agaragaza cyangwa se amugaragaza ari mu bikorwa by'ubusambanyi ndetse abikorana nyine n'abandi bagabo bagenzi be ibizwi nk'ubutinganyi. Uyu mugabo witwa Turahirwa Moses ubwo yemeye ko ari uri mu mashusho nyine asabana n'abagabo bagenzi be, yabyujije kuri konte ya Twitter asaba imbabazi Abanyarwanda, abavandimwe ndetse n'inshuti ze muri rusange. Ati byagenze bite rero? Utega amatwi witonze, jyewe reka ze guha inkuru irambuye, guha inkuru akantu ku kandi. Kubwira ngo niba utarakora subscribe wabikora, niba utarakora share wabikora, ndetse na comment y'igitekerezo wama nabyo biremewe. Reka nguramburire inkuru rero, inkuru ikomeje guca ibintu hirya no hino, inkuru abantu benshi bakomeje bibazaho ati uyu musore yabatesheje u Rwanda umuco, uyu musore yabasebeje inzu yiwe ya Motion. Benshi nabonye Kensi yatangiye kuvuga ati jyewe Motion imyenda naguzeyo ndayitwika kweri. Abandi nabati sinzigera na rimwe subirayo, abandi bati Motion iseseme, Motion umwanda, Motion uburaya, Motion indaya, Motion ibintu byinshi cyane bagiye babivugaho. Ariko wowe uteze amatwi cyangwa se uri kureba iyi video, ndagira ngo kubwire yuko ngiye kukuramburira story cyangwa se inkuru y'uyu mugabo Turahirwa Moses
washinze inzu y'imideli ya motion iri mu nzu zikomeye nyine mu mujyi wa Kigali, yes, ndetse no mu Rwanda muri rusange. Yemeye ko ari kugaragara mu mashusho yagiye hanze ari gusambana n'abagabo bagenzi be. Asaba imbabazi abanyarwanda baba babonye iyi video ndetse n'abatarayibona, abasaba imbabazi muri rusange. Aya mashusho amaze iminsi ari kurikoroza hirya no hino, ubwo uyu musore nyine yagaragaraga ari gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo bagenzi be kweri ubwo bari babiri. Nyuma y'uko aya mashusho agiye hanze, hari abatekereje yuko uyu musore atari we kuko bari bazi. Turahirwa nawe arabihamya yuko ari we rwose kandi akanabyemera nyuma y'uko agiye ku rubuga rwa Twitter agasaba imbabazi. Mu butumwa nyine yabivuzeho, cyangwa se mu butumwa uyu mugabo Turahirwa Moses yavuze, yasabye imbabazi abanyarwanda muri rusange, ababwira ko amashusho babonye ari ayabacitse akajya hanze. Unyumvire, ati ni amashusho yancitse cyangwa se yaducitse ajya hanze, ariko ni amashusho ari muri filime ndi gutunganya. Iyi filime ikaba yitwa Kwanda. Yes, iyi ni episode ya mbere. Wibuke yuko nanjye iyi ari EP ya kabiri yitwa Aho Byabereye. Aha, aho byabereye rero ngaha. Ati ndasaba imbabazi abavandimwe banjye bo mu Rwanda bakozweho n'aya mashusho yashyizwe ku karubanda ajyanye na filime iri gutunganwa cyangwa se iri gufatirwa mu gihugu cy'Ubutaliyani, ndetse n'abakinnyi ba filime b'Abataliyani n'inzu y'imideli nazo zagizweho n'iyi ngaruka muri rusange. Mwese ndasaba imbabazi. Turahirwa yakomeje avuga ko konti ye ya Snapchat yakoreshejwe ubwo aya mashusho nyine yashyirwaga hanze, yibwe n'abantu bataramenyekana, ndetse asaba imbabazi, ndetse asaba abantu bose kwitondera ibiri gukorerwa kuri Snapchat muri iyi minsi. Uyu musore yakomeje abwira abamukurikirana yuko amashusho yashyizwe hanze ari amwe mu yagize filime ye yise Kwanda, ikaba ari season ya mbere. Yego, ibi kimwe n'ibindi yagarutseho asaba imbabazi. Turahirwa yavuze ko nyuma y'uko yashyizwe hanze aya mashusho afite amasegonda 59 yatambukijwe kuri konti ye ya Snapchat. Ni amashusho yagiye hanze asabirwa hejuru n'abatari bake bamukurikirana imyidagaduro. Benshi bakomeje bavuga ati usenya izina ryawe, usenya umuco w'u Rwanda n'ibindi byinshi. Moise Motion ahita agira ati I would like to apologize to the world. Rwanda and friends and fans on the abusive incidents happened in Italy at the end of 2022. I respect and I support our culture value. Kwanda spirit. Banyarwandakazi, uyu mugabo yitwa Turahirwa nyine Moise cyangwa se Moses Turahirwa akomeje kugarukwaho n'abatari bake, akomeje kugenda trending hirya no hino. Niyo mpamvu ufashe umwanya ndavuga ni aho bibera uyu munsi, cyangwa se aho byabereye. Reka nigerere yo ndebe some iyo nkuru nanjye nyibasangize, babwira yuko utarakora subscribe wabikora, ndetse utarakora share wabikora, ugahereza n'izindi nshuti zawe, ndetse uramutse wifuza kumpa impano cyangwa se igitekerezo, iyo nimero yanjye kabisa, iyo nimero yanjye nta kibazo yabigufashamo. Iba kuri WhatsApp, Instagram ni UMUTAKA-TV, Facebook ni UMUTAKA-TV, hose urambona cyane. Nimero niyo ngiyo, wanyandikira wampamagara. Impano yawe ni ingenzi kandi ndayakirana yombi. Njyewe nitwa JS nk'ibisanzwe, iyi ni UMUTAKA-TV. Komeza uryoherwe na video zacu.